inama y'umunsi. Les hommes vieillissent mais ne mûrissent pas. Abantu barasaza ariko ntibakura. Ayo ni amagambo nakuye kuri banga mwabo Jean Damascene, mwarimu wanyigishije igifaransa muri secondaire. Yakundaga kuyavuga ariko ubu ko imyaka ishira niko ndushaho kugenda numva igisobanuro cyayo. Ndashaka kukubwira imyitwarire cyangwa se ibimenyetso bitandatu bizakwereka immature guy. Umusore ushaje ariko udakuze, ni mukuru mu myaka ariko n'umwana mu mutwe, mu myitwarire ndetse no mu mitekerereze aracyari akabebe. Kandi we women, we love really men, not boys. Abagore, abakobwa dukunda, dukeneye, dushaka umugabo nyamugabo, not a boy. Pano umuhungu no. Ushobora kubura umusore w'ibigango, w'igihagararo mwiza rwose w'uburanga, ariko ukabura umukobwa ukwemera kubera iki? Ibintu bitandatu ngiye kukubwira, niba ubikora uracyari umuhungu, nturaba umugabo. Number 1. He always tries to win every argument. Umusore uri gusaza ariko udakura, ukiri umuhungu, utaraba a really man, utaraba umugabo, mbese mu yandi magambo ukiri umwana, ahora iteka yumva ashaka gutsinda buri mpaka. Neza nka kwa kundi ukiri muto wahoraga urwana n'ababyeyi bawe n'abavandimwe n'abanyeshuri mwigana, ujya impaka n'igihuzi neza kuri mu makosa ukumva ntushaka kuva kwizima. You the one who wants to have that last word. Ukumva ni wowe ushaka gushyira akadomo ku kiganiro, ku mpaka, ntushaka gutsindwa cyangwa se kwemera ikosa. Nukuburana hahandi udashaka no guha mugenzi wawe umwanya ngo nawe avuga uko abyumva cyangwa se uko abibona. Niba uri wa muntu uburana, wanatsindwaho kwemera bikakurakaza, uracyari umwana baby. Number 2. He complains about everything. Umusore utarakura yinubira buri kimwe. Nta yandi makuru uretse kukubwira ibitagenda gusa, ubuzima butagenda, akazi kabi, ubukene, umushahara watinze kuza, ikipe afana yatsinzwe, relationship itagenda arimo. Mbese everything sucks. Amaso ye nta cyiza abona uretse ibihombo gusa cyangwa se bitagenda, kandi kibabaje kurusha ibindi, usibye kwinubira gusa ubuzima abayemo, usanga nta n'icyo akora ngo abuhindure. The more grateful you are for what you have, the more you will have to be grateful for. Ukurushaho kwishimira ibyo ufite, ni nakurushaho kugira byinshi byo kwishimira. Ayo ni amagambo ya Zig Ziglar. Icya gatatu, ikizakubwira umusore ukiri umwana, he spends money recklessly. Asesagura amafaranga. Uyu ni wa wundi uzasanga yambara inkweto y'ibihumbi 100 nyamara nta nitungo na rimwe afite mu cyaro. Nta projet nimwe wamubaza, nta mushinga wamusanga na wenda ngo usange hari ibyo yigo mwashaka kugira ngo abanze agira ibyo akeneye. Ufite imyaka 28 ariko uracyagura isaha y'ibihumbi 300 nta n'ikibanza uragura byibuze. Bene nkaba nibo bagenda bamanuye ibirahure n'ifiyeri ryinshi kuri vora ashaka kwemeza abantu gusa, ariko burya umusore utwara imodoka ya ntakwiye gusaba ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare biguriye. Number 4. Icyaka nuzabona ku musore utari umugabo, they always try to please others. Ahora yumva ashaka kubaho nk'uko umuryango w'ubyifuza, gukora icyo inshuti ze zimusabye, ntazi kuvuga no. Uyu ni wa wundi ujya mu kabari nta na gahunda yari afite, pfa kuba gusa inshuti yimupropoje ako kaide ahita ashyiramo ipantaro. Uyu ni wa mutipe mwakundana yakwereka inshuti ze cyangwa abashiki be ntibagushime, tayari deal done, deal kabirarangiye, kuva ubwo ntaba cyongeye kukwitaba. A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Ushaka kuririmba neza tera umugongo imbaga, niko bavuga. Baguha bu, bakumwaza, bagukomera amashyi, wowe kora iki kurimo gusa, wishima yishima, ubabara babare.
icya gatanu ntekereza ko ushobora kuba warabonye ku mukunzi wawe, kuri musaza wawe cyangwa se ku mugabo wawe. Umugabo nyamugabo aba proactive instead of reactive. Proactive person ni wa wundi ukumira icyaha kitaraba, mugani wa polisi. Ahabona hashobora kuva imirwano, intonganya, amatiku, abihosha hakiri kare cyangwa se akabihunga. Ariko a reactive person ni wa wundi usesereza gato, puff, ingumi mukabari akabagukuye iryinyo. Ahora yiteguye kureacting, ahora yiteguye gusubiza ataranumva icyo umubwira. Kandi nyamara uko umuntu akura niko arushaho guhura n'ibimukomerera. Abavandimwe muba mutagihuza, ku babyeyi ubutagikandagirayo, akazi bosi n'intare. Nutiga kwihangana ubu buzima ntuzabubasha. Number 6. Icya gatandatu ari nacyo cyanyuma kizakubwira umusore udakuze. They always make an excuse over everything. Buri kantu kose bagashakira impamvu. Utangira kumwaka ubufasha cyangwa se kandi gaserivisi utaranarangiza agahita guha excuse ituma ntacyo ari bugufasha, agahita guhakanira. Gahunda kayica kandi iteka kaza afite impamvu zo kuguhati. Bro, wallahi nanjye ntabwo ari ngewe, ahubwo abafite ibintu byinshi byo kukubwira byo kwireguza ku buryo nawe niyo hari icyo umukeneyeho umuhamagara ubizi neza ko agiye kuguhakanira. Iyo bije mu rukundo ho umugabo aba afite amahitamo abiri gusa: stand up and be the man she needs, or sit down so she can see the man behind you. Hagarara ubu umugabo uhamya akeneye cyangwa se wicara abashe kubona undi uri inyuma yawe. That's all guys, ni binari nabateguriye, ariko niba mushaka ko nzababwira n'ibiranga abakobwa b'inkumi ariko bafite mind nk'izimpinja, mumbwire muri comment.